mwahisemo neza cyane gukurikira YouTube channel yacu, kandi iki ni igihe cyiza cyo kubasha gufungukirwa n'ubumenyi butandukanye bwaba bukenewe haba ku ishuri, mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dutangire n'ubusesenguzi bw'inkuru yitwa The Sun Goes Down. Ni inkuru yanditswe n'uwitwa Gorowa Kamau, gafite inkomoko mu gihugu cya Kenya. Mu kiganiro cyabanje twabasezeranyije yuko dushobora kuzarebera nk'ubusesenguzi bucukumbuye kuri iyi nkuru, aho twabanje kureba plot summary. Niba utarakanda subscribe, iki ni igihe cyiza cyo kubikora. Ikindi kandi mwiga gukanda like, comment ndetse na share kugira ngo ibi biganiro ndetse n'amasomo atandukanye anyuzwa kuri YouTube channel abashe kugera kuri benshi. Iyi titire rero kuki bahise The Sun Goes Down. Inkuru rero mwanditse yikoze yitwa The Sun Goes Down kugira ngo ibashe kuba igaragaza feelings cyangwa se ibyumviro by'uwitwa Maureen, aho yagaragazaga agahinda kadasanzwe ndetse no kubura icyizere. Ikindi kandi akumva ko ari umuntu wacumuye kubera ko yabaranduye sida. Bigaragaza n'undi bigaragaza ko izuba ryari rirenze mu buzima bwe. Ahangaha rero niyo kintu cyatumye bayita The Sun Goes Down. Ikindi kandi ushobora kwibaza ngo setting yayo ni iyi. Setting mu buryo bwa literature bisobanuye aho inkuru yakiniwe ndetse n'igihe yakiniwe. Bivuze ko iyi nkuru yakiniwe mu gihugu cya Kenya mu bice by'icyaro. Ikindi kandi ikaba yakiniwe mu buryo buri modern time, mu buryo bugezweho cyangwa se muri iki gihe twinjiyemo, aho HIV ari ikintu gisanzwe kandi kiri reality cy'ukuri. Yavuze ikintu kiri reality mu buryo bwa literature tubyita non-fiction, ni ikintu kidahimbye, naho ikintu kiri fiction ni ikintu kihimbye kandi kidafite ukuri runaka. Mega ni ikintu gihimbano kiba cyarabaye kugira ngo gitambutse ubutumwa runaka. Tuvuye aho yakiniwe rero, reka twinjire mu gisate cyitwa conflicts. Amakimbirane y'abari muri iyi nkuru ni ayahe? Amakimbirane ya mbere rero ni amakimbirane hagati ya Steve ndetse n'abaturage. Ahangaha abaturage bavuga yuko uyu Steve yaba yari afite byinshi agomba kugeraho biruta kuba yaragombaga gushyingirwa n'uwitwa Maureen, kubera ko Maureen yari afite sida. Ibi byatumye abaturage batabyumvaho kimwe, ariko kuri Steve ku ruhande rwe yari afite ibitekerezo bituma adatekereza ku magambo yabo, ahubwo abona yuko yarasigaranye inshuti ye yonyine yitwa Kanja. Dukomeje n'iyi nkuru rero, hano makimbirane aboneka hagati ya Steve ndetse na Kanja, aho Kanja bari bamuhaye Joyce yagiye ku rugo rwa Steve ndetse na Maureen. Iyi Joyce rero yarayanze kubera ko yatekerezaga ko Maureen ko yaranduye sida bishobora kuba byatuma abasha no kuba yakwandura sida nawe. Ikindi kandi iki gitekerezo cya Kanja wanze kuri Joyce nicyo kiri mu nkuru hagati kibasha kuba cyaragaragajwe nk'igitekerezo cyatumye Maureen abasha gupfa mu buryo budasanzwe, azize agahinda kubera ko yari yizeraga nk'inshuti y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Yari yanze kwakira amazimano yari amuhaye, bituma abasha gushenguka bikabije, maze bikaba byaratumye abasha gupfa mu gihe kidasanzwe. Andi makimbirane yagaragaye hagati ya Steve ndetse na Maureen, ahangaha barapfaga iki rero? Ni ukuvuga ngo Steve yabashaga guhaha ibiryo biryoshye akabasha no kubiteka. Ikindi kitutibagiwe ko yaguraga n'imiti yo guha Maureen kugira ngo abashe gukira, ariko nyuma y'uko abashije kurya uturyo dukeya yahitaga afatwa n'isesemi, bigatuma n'ubundi abona yuko ibyo yakoze byose ari kugosorera mu rucaca. Bituma n'ubundi atekereza kuba yabwira Maureen ati, kubera icyo wari ibitekerezo byo kumva ko uzapfa, watekereje ko uri umuntu muzima. Ariko n'ubundi ibingibi Maureen yaramushwishurije, amubwira ko n'ubundi nta cyahindutse, kubera ko n'ubundi Maureen yifataga nk'umuntu uri alive dead, cyangwa se umuntu uriho ariko wamaze kwipfira. Andi makimbirane agaragara muri iyi nkuru ni inkuru igaragaza amakimbirane yabaye hagati ya Maureen ndetse na HIV. Ibi ntibisanzwe kumva ko umuntu ajyana amakimbirane n'ikintu kidafatika kitari umuntu, kubera iki bajyanye amakimbirane na HIV. Ni ukuvuga ngo Maureen iyi HIV amaze kumenya yuko yaba yarayanduye, yahise yumva atakaje ubuzima bwe bwose, maze ubundi ibindi byose bimubana zeri igihe yatekerezaga, kandi akamenya yuko uyu Steve yaba nawe yari amaze kwandura HIV. Nyuma yuko bageze kwa muganga rero, Steve byamaze gutangazwa ko nawe yamaze kumwanduza sida, ahita atekereza ko n'ubundi ubuzima bwe burangiriye aho ngaho. Ariko ishimwe ryari risigaye kuri Kimoto wari utarandura iyi sida, ariwe wa mwana wari warabyaye wa musikare wa mbere. Andi makimbirane rero agaragara ubwo Maureen aba afite ubwoba bw'ibyo abaturage bashobora kuzavuga nyuma y'uko apimwe sida ikamugaragaraho. Aravuga ati, ubu noneho haraciki, biragenda bite? Reka dukomeze rero n'ikindi gice cy'umwihariko cyitwa themes, ibitekerezo by'ingenzi byaba byarakinwe muri iyi nkuru. Ibitekerezo bibiri bya mbere rero dufite muri iyi nkuru ni igitekerezo cyitwa fear, kugira ubwoba, ndetse n'ikindi gitekerezo cyitwa guilt, kugira ibicumuro cyangwa se kumva ko wakoze nabi. Ibi ni byagaragajwe na Maureen, aho yumvaga yuko kuba habiriho
atabyumva neza kubera ko yari afite ubwoba bw'abagambo y'abaturage ndetse no kuba yaranduje Steve iyi sida akaba yarifataga nk'ikintu cyitwa gucumura mu buzima bwe bwose. Iki ni igitekerezo kiri muri iyi nkuru, igitekerezo cyitwa hypocrisy, uburyarya. Ahangaha biragaragaza kanja ko n'ubundi ubuzima bwe bwose yarabubaye, hashobora kuba ari umuntu wibaraguzwa utekereza ibintu bidasanzwe, ariko akagaragaza nk'umuntu w'umunyabwenge bwinshi kubera ko yabaga ari kubaza ibibazo byinshi, ashobora kuba afite n'amakuru, ariko bikaba byaragaragazaga yuko n'ubundi ari indyarya. Ikindi gitekerezo rero ni icyitwa HIV cyangwa se AIDS, sida muri rusange. Ni ibitekerezo byagaragaye kuri Maureen ndetse na Steve, aho umwanditsi yabakoresheje kugira ngo agaragaze uburyo ki Steve ku ruhande rumwe ashobora kuba yabaho mu gihe afite n'ubwandu bwa sida, ni mu gihe ku ruhande rwa Maureen ari umuntu wakinishijwe muri iyi nkuru kugira ngo agaragaze uburyo ki abantu bashobora kuba babura ubuzima, ariko bidatewe no kuba barwaye sida, ahubwo bitewe n'uburyo amagambo yabaye menshi ku musozi. Ikindi gitekerezo kiri muri iyi nkuru ni igitekerezo cyitwa ignorance, ubujiji cyangwa se kutamenya. Byaba byaragaragajwe n'uwitwa Kanja nyuma y'uko yari yanze kwakira Joyce yari azimaniwe. Ikindi kandi abaturage bo muri uyu mujyi cyangwa se muri aka kagigi ko muri Kenya baragawa cyane kubera ko bagaragaje ubujiji, aho batekerezaga yuko ku ruhande rwabo bavugaga amagambo menshi cyane, akaba ari n'impamvu ashobora kuba yaragaragaye nk'ariyo yaba yarishe cyane kuruta uko Maureen yaba yarishwe na sida. Iki gitekerezo cy'ubujiji ndetse no kutamenya ni uburyo ki Mr. Kabia yanze gutiza imodoka Steve aho yari ageneye kujyana umugore we kwa muganga mu gihe yari arembye, agatekereza ko kuba yari arwaye sida bishobora kuba byatuma abasha kumutaransmitinga cyangwa se kuba yamwanduza sida binyuze kuba yicaye mu modoka irimo umuntu wanduye sida. Ikindi gitekerezo ni kijyanye na loneliness, kumva uri wenyine. N'ahangaha Steve na Maureen bumva ko basigaye bonyine muri society yari imaze kubanga. Ahangaha rero ntago byaba bitunguranye, n'ubundi muri iyi nkuru tuzahita tubonamo ibitekerezo bitandukanye bigerekeranye no kuba umuntu ari we wenyine. Aha ntabwo bivuze ko umuntu ari single, ahubwo ni igihe ubona ko ubuzima busigaye ari ukubwiberamo wenyine nta wundi muntu mufatanyije. Tugize mu kandi gace keza cyane kitwa characterization. Nimba characterization wumva ibintu byagiye biranga abakina nkuru muri iyi nkuru. Icyambere turabona uwitwa Steve ari umuntu wakinnye, ari umuntu uri determined. Kuba determined ni ukuba umunyamuhate, umuntu uhozaho. Ikindi cya kabiri akaba ari umuntu uri loving, ukunda. Ikindi kandi Steve akinye nk'umuntu uri realistic, ugira ukuri. Ikindi akaba yakinye ari umuntu uri open. Ahangaha kuba uri open ni igihe uba uri umuntu ufungutse mu mutwe, ubasha kumva ibintu ukagira naho biherereza. Ikindi kandi Steve yakinye ari umuntu uri sociable, ubasha kubana neza n'abandi bantu, kandi cyane society ikaba ari mumenyereye imuzi, uretse kuba mwihindutse nyuma ubundi muri society bamufataga nk'umuntu usobanutse. Ikindi kandi bigaragara ko Steve yari umuntu uri hard worker, ukora cyane muri rusange. Ikindi gitekerezo cyangwa se undi mukinnyi wa kabiri dufite ni uwitwa Kanja. Kanja barayakinnye mu buye buryo yakinnye ari umuntu uri hypocritical, nkuko twabonye muri theme ya ruguru yitwa hypocrisy, n'ubundi yagaragajwe na Kanja. Tubona ko Kanja n'ubundi yaba yakinnye mu buryo buri hypocritical kuko ba ari umuntu w'indyarya. Ikindi kandi akaba ari umuntu uri ignorant, ubasha kuba ari umuntu usa n'uwarinjiji. Ikindi kandi tubona witwa Maureen yarakinnye nk'umuntu uri hopeless, udafite icyizere cy'ubuzima. Ikindi kandi uyu Maureen yaba yarakinnye ari umuntu uri faithful. Nivuga faithful wumva umuntu uri loyal, ubasha kwizera umuntu akamwimariramo. Ikindi kandi uyu Maureen yakinnye ari umuntu uri loving, ukunda. Kuba yarakundaga rero bigaragaza ko ubundi yakundaga umugabo we wa mbere yuko apfa. Ikindi kandi yarakundaga uyu mwana witwa Kimoto, kandi akaba yarakomeje kubishimangira bibwira na Steve yuko yamukunze bidasubirwaho. Ikindi kandi uyu Maureen yakinnye ari umuntu religious, ubasha kuba asenga cyane. Ikindi kandi akaba ari umuntu uri hospitable n'umushaka kuba arakiraga neza abashyitsi. Ahangaha rero bigaragara ko ariho inkuru mu busesenguzi bwayirangiriye. Tubashimiye mwese mwakomeje kuyikurikira, haba ari hirya no hino. Waba uyumvise bwa mbere ushobora kuba wahereza n'undi muntu ushobora kuba arayikenera. Ibindi biganiro byose n'ibindi mwifuza ni muri comment. Mwibitekereza ko mwibutse gukanda subscribe ndetse na share, ikindi kandi like, ikaba ari ibintu bisanzwe cyane. Tubashimiye ko mwadukurikiye. Ibindi biganiro ndetse n'ubundi busesenguzi bucukumbuye naho ubutaha. Nje mwari kumwe ndetse Nshimiye Imana.